no kugira icyo mbikoraho ndetse no kugira icyo mbivugaho, kuko nta kintu bimariye ari ibintu byo gusenya atari ibintu byo kubaka. Gushyigikira abantu bakundane babana uko babyiyemeje. Ntago abantu bashobora gutekereza muri negative gusa, ntago abantu twese dushobora gutekereza kimwe nk'uko namwe mutekereza mu buryo bubi. Iyo umuntu buri yafashe umwanzuro wo kujya imbere y'Imana akiyemeza gushaka, akabona umuntu akunda, akabona umuntu yifuza bari kumwe, nta mpamvu yo kumuca intege, ahubwo mumutera ingabo mu bitugu. Uyu munsi, uyu munota, uyu mwanya ntago wenda binkundiye yuko mbasha kuba ndi aho abandi bari, bitewe n'impamvu nanjye zitandutseho, kuko nagombaga kuba ndiyo nkuko twavuganye, nkuko twabyemeje inshuro zirenga zingahe mvugana n'uriya muryango. Biri ngombwa ko nzahagera nkuko n'abandi bahageze. Uyu munsi ntago binkundiye, ariko ubutumwa bwanjye wanjye ku rukundo dusabwa gukundana nk'abantu ndetse nk'abanyarwanda. Uyu munsi mu izina ryanjye, mu izina rya company, mu izina ry'abantu dukorana ry'uruganda, urugo rwa Pacific na Sphere ruba urugo rw'umugisha. Uyu munsi, uyu munota, niba ugitekereza ko urwango cyangwa beef aribyo bintu bishobora kubaka ubuzima bwawe, uribeshye. Ahubwo iga kubana na bagenzi bawe, kuko imbuto bibye nizo usarura. Nubiba urwango uzasarura urwango, nubiba urukundo uzasarura urukundo. Hari abatekerezaga n'abanyandikiraga ngo bishoboka gute, yaguteye ibi, yakoherereje ibi. Ibyo mwabonye bya strike yaramamagaye, bansabye imbabazi kandi narazibahaye, bambwira n'ukuntu byagenze ko babyohereje bitinda mu nzira ngo bimfata igihe cyarenze. Nkibibona numvishe bidasobanutse kubera igihe byaziye. Strike iza ntago yaje navuga ngo mu gihe cyiza, yaje mu gihe turi gukora filime, nyoberwa n'ahantu iturutse, mbyohereza abashinzwe kubicekinga cyangwa aba IT babyize cyangwa bisobanukiwe bahita babibona. Strike ubundi yose bayice 3, YouTube ikora icyo bita gutekinga down platform yawe, igahita isiba kitengwa ufite abantu bange, kuko nyine wawishe community guidelines z'amategeko ya YouTube. So ku bantu bakorera kuri uru rubuga barabizi. Negereye abatekinisiye banjye banyereka amazina rero yari anaberetse. Some of you guys bavuze ko bishobora kuba ngo ari AI ya generating photo, agari ko byagenze, ahubwo ngo ni strike yoherejwe kera ngingera hitinze. Ibyo twabivuzeho, turabiganira, dusanga byose birashoboka. Uruhande rwanjye kwiga ku bibazo n'uruhande rwabo ibibazo birakemuka. Uyu munsi ndabifuriza kugira urugo rwiza. Uyu munsi ndabifuriza yuko ibyo bibi byose twahuye nabyo, twagonganiyemo mu bihe byiza n'ibihe bibi, byibagirana, ahubwo agatangira indi next chapter y'ubuzima. Umuntu nyine agatangira ubundi buzima bwiwe. Saa 12 nkuko nababwiraga nakiriye message z'igitondo. Message nakiriye yari message navuga yuko yari message nziza, ndetse yari message iturutse imbere, bari turutse hanze. Ndetse uyu mwanya ariho hantu nza kuvuga yuko uko byagenda kose nari napanze ko ndi buze kuhagera, ariko hari abatari buhambone, muranyihanganira kubera ko uyu munsi byahuriranye n'ibindi bintu. Navuga yuko babiri must buri ibintu tugira byutirwa mu buzima, ku buryo ushobora gukaraba ugiye mu kazi ariko ugahita ujya kwa muganga kubera ko ubuzima ari bwo bwa mbere. Ibyo ni ibintu bibaho umunsi ku wundi, kandi icya mbere ni uko ibintu bigenda uko byakagenze, nta n'igitangaza kirimo ko ibintu bishobora guhinduka. Ariko umuryango tuzawusura, umuryango wanyu wenda njya ngubwire ko kuri uyu munota nishimiye ubuzima chapitre mugiye gutangira, kandi ko nge n'umuryango wanjye twishimiye urugo rwanyu. Uyu munota izi saha